biragoye ko wahindura imiterere y'isi cyangwa se abayituye, ariko ni ibintu byoroshye cyane yuko wowe wabasha kuba wahindura imiterere yawe cyangwa se imigirire yawe kugira ngo isi itabasha kuba yahindura kamere yawe cyangwa se ngo ibe yahindura uwo uri we, ibe yabasha kukwigarurira cyangwa se igukoresha ibyo yishakiye kugaragaza agati. Mu by'ukuri iyi si dutuye ntabwo ijya yorohera cyangwa se ngo ibe yaguhereza amahitamo meza mu byo we wifuza kuba wabamo cyangwa se wabaho muri ubu buzima, ariko nanone mu by'ukuri uruhare runini ni urwawe mu kuba wahitamo uko ushobora kuba wabaho, kandi iyo ubihaye umurongo ngenderwaho bishobora kuba byagukundira mu kuruta uko isi ubwayo ariyo yakuyobora ikaguha umurongo ukwiriye kuba wagendera mu buryo buyoroheye. Mu by'ukuri rero ubu buzima tubayemo akenshi ijana ku ijana cyangwa se wenda ku kigero kinini cyane kirenze wenda nka 90, akenshi amahitamo y'ibyo tujyamo cyangwa se ibyo tuba twifuza akenshi ajya mu bikorwa bitewe natwe n'uruhare na porosantaje runaka tuba twarabigizemo. Ntabwo muri ubu buzima ikintu cyose utekereje cyangwa se wifuza kuba wakigeraho ushobora kuba wakigeraho ngo isi iguhereze kuba wakigeraho mu buryo bukoroheye, we nta ruhare runini rufatika waba warabigizemo, kandi biba bisaba nawe ku giti cyawe kugira ngo ushyiremo imbaraga nyinshi zishoboka kugira ngo isi ibashe kuba itakunyeganyeza, cyangwa se nubwo yakunyeganyeza ntigushyire hasi ku buryo buyoroheye cyane, cyangwa se ngo ube wamanuka ugere hasi ku kigero cyo hasi gishoboka. Ahubwo mu by'ukuri ushobora kuba wahungabana cyangwa se ibyo wifuza kuba wageraho cyangwa se wabamo bitagirwaho neza ijana ku ijana cyangwa se ngo bigerwe ku kigero cyo hejuru, ariko nanone ntago uba wajya hasi cyane nk'umuntu nanone ufite ibyo yifuza kugeraho ariko bikaba biri aho mu mutwe gusa cyangwa se mu mvugo gusa, ariko mu by'ukuri nta ruhare rwiwe ashyiramo kugira ngo akunde abigereho cyangwa se abibemo. Mu by'ukuri rero iyi channel nk'ibisanzwe twe dukunda kwigarukira ku miterere y'ibijyanye n'iby'isi cyangwa se iby'ubuzima bwacu bwa buri munsi tugenda tubamo, urukundo, amahoro, imibereho myiza, ibintu nk'ibyo byo tugenda twigarukiraho. So icyo twagusaba rero ni uko wadushyigikira ukaba wakora subscribe cyangwa se ukaza kwibuka gukora like kuri iki kiganiro. Mu by'ukuri rero njye ikintu nkunda kuba nagarukaho kenshi na kenshi ni uko amahitamo yacu buri munsi iyo abaye meza buri gihe tugahitamo neza, birangira akenshi n'isi itabasha kuba yatugaragaza agati ngo ibe yaduhindukana mu gihe duhora duhisemo ibyiza cyangwa se tugize amahitamo akwiriye. Mu by'ukuri nawe usanga akenshi na kenshi inyungu ari we zigarukira cyangwa se ibyo wagambiraga kuba wageraho bigenda neza cyangwa se bikaba byagutunganira ku kigero cyiza, ariko nanone niba ibyo ugambira kuba wageraho cyangwa se wifuza kuba wageraho utabigiramo uruhare, byanze bikunze isi yo izagira uruhare rukomeye cyane mu kuba utabigeraho. We ibyo wifuza kuba wageraho bizagorana bitewe n'uko abantu batuye isi ntago uzahindura imiterere yabo, ahubwo we imiterere yawe niyo ishobora kuba yatuma bananirwa kuba bagira icyo bakora ku migambi cyangwa se ku bikorwa byawe. Urugero hano natanga, uzarebe iyo umuntu agitangira kuba muri ubu buzima wenda ari ikintu runaka atangira kuba yageraho cyangwa se yifuza kuba yageraho, atangira ari urugendo rugoranye cyangwa se ari urugendo rumusaba imbaraga no kwihangana, ariko kugira ngo nyine abashe kuba yarusoza cyangwa se abashe kuba yarurangiza cyangwa se agere ku ntsinzi y'ibyo bintu, ni uko nyine aba yarihanganye kandi ntacike intege. Buriya nk'umwana mutoya cyangwa se n'ikindi kintu cyose ubona kibasha kuba kikagera kuri success cyangwa se kikagera ku ntsinzi cyangwa se ku rundi rwego rukomeye, byanze kunze nta gishobora kugera mu bushorishori kitarahereye hasi, ariko nyine mu guhera hasi byanze bikunze harimo imbogamizi, harimo inzitizi, harimo ibisitaza, ibigeragezo, ariko nyine uko ugenda ubyihanganira ukarushaho guhangana nabyo no gushaka ibisubizo birambye kurushaho, ntucike intege, byanze bikunze nibyo bigufasha kuba wagera ku ntsinzi y'icyo wiyemeje kuba wageraho. Nawe rero muri ubu buzima niba uri wa muntu ubona utangiye ikintu runaka wahura n'imbogamizi cyangwa se wahura n'inzitizi ugahita ucika intege ugahagararira aho ngaho, uzarinda
usaza cyangwa se uzarinda uva muri ubu buzima icyo ugambira kugeraho utakigezeho, bitewe n'uko niba uri umuntu ucibwa intege n'uko hari ikintu kije kitari gikwiriye kuba cyaguca intege kugira ngo ukomeze urugendo rwawe, ariko wowe ugacika intege kandi utaragira aho ugera, byanze bikunze ntago wazagira ikintu ugeraho. Niba ushaka gukora urugendo rw'ibirometero 10 n'amaguru, ni uko byanze bikunze uri butere intambwe ya mbere ugatangira ukagenda. Mu ntambwe 100 ushobora kuba wamaze gusitara cyangwa se wahuye n'ikindi kintu wenda kikugerageza cyangwa se gishobora kuba cyatuma usubira inyuma, ariko byanze bikunze nukomeza gupushinga nyine ukajya imbere, byanze bikunze utitaye ku mbogamizi kugenda uhura nazo, cyangwa se ugahigenda ushaka amayeri n'ibisubizo byatuma ukomeza urugendo rwawe, nta kabuza urwo rugendo uba uzarugeraho. Kandi nubwo utanarugeraho, ariko byanze bikunze uba uzavuga nibura ati mu birometero 10 nagomba kuba nagenda, nibura nakoze uko nshoboye kose nagira ibirometero 9, wenda nananirwa aho ngaho, ariko nta kuzaba utagenda uko imbaraga zawe. N'abazabibona cyangwa se n'abazakureba bazavuga ati rwose pe, nibura yananiwe ariko hari icyo yari yarakoze, natwe twamufatiraho urugero. Ariko niba uri umuntu se utangira urugendo ugahita unanirwa utararugabana kabiri cyangwa utaragira aho ugera, urumva nyine ninde wagufatira urugero cyangwa se intsinzi y'ibyawe wazabigeraho gute? So muri ubu buzima rero tuba dusabwa kwihanganira ibitugora n'ibigeragezo, kandi tukihanganira ingorane zose umuntu agenda ahura nazo kugira ngo agere ku ntsinzi. Abantu benshi cyane abantu bakiri bato cyangwa urubyiruko nabo bakunda kwibeshya bakibwira yuko umuntu ashobora kuba yagera ku kintu runaka agahita agera ku rwego rwo hejuru atarabanje kunyura hasi wenda se, cyangwa se atarabanje guhura n'imbogamizi n'inzitizi zigoranye, ariko ibyo bintu biba birimo kwibeshya cyane. Akenshi n'umuntu ugize amahirwe wenda ko ari nk'umuntu umufasha akamuzamura wenda akahita amugeza mu bushorishori, akenshi ntagatinda no kongera kuba yasubira hasi, bitewe n'uko ibintu uko byagiye bikuvuna, imbaraga byagiye bigusaba, imvune wagiye ugira, nibyo bituma urushaho no gukomeza guteza ibintu imbere, cyangwa se urushaho kuba watuma bitasubira inyuma, kuko uba uzi neza aho wavuye n'imbaraga byagusabye, niba uba uzi neza ko udakwiriye kuba wasubira inyuma. So nawe rero ntabwo ukwiriye kuzigira ucika intege na rimwe muri ubu buzima. Jya ukomeza uhatane, usitare ariko wongere uhaguruke ugende, cyangwa se ushishire ariko ukomeze. Byanze bikunze hari igihe kizagera ugende mu nzira itakibamo ibisitaza, ugende ahantu mu muharuro umeze neza kitakirimo ibisitaza, cyangwa se n'udusitaza twaba turimo ari hahandi ushobora no gusitara ntunabimenye. Ntabwo muri iyi si abantu batunze za miliyari z'amadolari cyangwa se miliyari runaka z'amafaranga y'ubwoko runaka, ntabwo ari uko nabo batajya bagira ibihombo runaka bahura nabyo, ariko ibihombo runaka bahura nabyo bishobora kuza ari nk'agatonyanga mu nyanja ugereranyije n'urwego baba baragezeho. Ariko nyine we ukiri hasi uba ugomba gutangira guhura n'imbogamizi zo kuba wasubira inyuma cyane, cyangwa se wahomba ku buryo bugaragara, ariko nyine kugira ngo nawe uzagere kuri rwa rwego babandi bagezeho, cyangwa se aba ngabo tuvuze bagafashe bagezeho, ni uko nyine nawe ugomba gutangira ukihangana, kubera yuko we nibwo ugitangira rero we uba ugomba guhura n'imbogamizi zikomeye cyane, cyangwa se n'ibihombo n'inzitizi zigoye kurusha umuntu wamaze kugera ku rwego rukomeye. Buriya n'umuntu ageze ku rwego rukomeye cyane, we aba azi nakata cyangwa se azi inzira yanyuramo kugira ngo abashe kugira gute kuba ibihombo yahuye nabyo yakongera nyine akabikavaringa, nyine icyuho ntikigaragare, cyangwa se akaba yakwikura no mu bibazo nk'ibyo. Ariko nyine wowe ugitangira uba usabwa gukomeza ukihangana ukizirika, byanze bikunze ejo cyangwa ejo bundi cyangwa se mu myaka runaka, nawe imvune zawe zizaba zaramaze kuba zagaragaza umusaruro wo kwihangana cyangwa se gukomeza ntucike intege. Nawe rero muri ubu buzima niba wumva yuko byanze bikunze hari ikintu wifuza kuzageraho, ntabwo uzakigeraho udaciye mu bigeragezo n'ibisitaza kandi utagize kwihangana, kuko muri iyi si ikintu cyose wageraho kitakuvunnye, byanze bikunze icyo kintu nacyo nta gaciro gakomeye kiba gifite. Igifite agaciro cyose muri iyi si kiba cyakuvunnye, ntabwo ushobora kugera ku ntambwe ikomeye cyane ngo ugere ku kintu gifatika abantu bose bafata nk'icyitegererezo cyawe, ngo bakubone nk'icyitegererezo utaragize imvune zikomeye. Riderman niwe warimbye ngo ntabwo waba utagira imvune ngo uzitwe shefu, kandi koko ibyo yavuze nibyo, ntabwo ari ukubeshya.
kubaho uyoboye abantu cyangwa se ufite ufite abantu bakwita chef cyangwa se bakubona nk'indorerwamo, buriya ni umugogoro uba wikoreye, ni imvune zikomeye cyane. Ni uko buriya abantu benshi bayibwira yuko nko kuyobora cyangwa se kugira abantu bakubone nk'icyitegererezo muri bo, bakibwira ko ari ibintu byoroshye ari umunyenga, ariko ni imvune, kuko byanze bikunze hari ibyo uba ugomba kwirinda kugira ngo abantu ukomeze nyine ubabere icyitegererezo. So nawe rero muri ubu buzima jya ukomeza uhatane, ugerageze gukomeza ujya imbere mu byo ujyamo byose, ibyo urwana nabyo byose, ariko nawe ujya ukomeza urwane, nta kabuza byanze bikunze umunsi umwe uzajya ubone utangiye kubona umurongo ufatika, cyangwa se utangiye kubona umusaruro ufatika uri kuva mu byo watangiye utakekaga yuko bizageraho, cyangwa se utizeraga neza ko ibyo bintu uzabigeraho. Ariko nyine gucika intege kwawe ni kwa kundi uzahora ugerageza ibintu runaka bikanga, ejo ukagerageza ibindi bikanga, ubwo rero uzarinda usaza cyangwa se uva muri ubu buzima nta success n'imwe ugeze, bitewe n'uko uhora ucika intege. Niyo mpamvu wari ukwiriye kuba uri umuntu ukomeye w'umunyembaraga, ibintu byawe byose ujyamo ubikora ufite gahunda, ukabikora ubishyizeho umwete kandi bigaragarira abantu bose yuko ikintu ushyizeho umutima wiyemeza kugikora, kandi ugaharanira yuko kigenda neza mu buryo bumwe cyangwa ubundi, buri muntu wese akazajya abona yuko nawe uri icyitegererezo mu bikorwa byawe. Muri make rero iyi niyo topic nashaka kuba nagarukaho, reka nizere yuko niba wayikunze wakora like, ubundi cyangwa se nimba wari mushya kuri iyi channel ugakora subscribe, reka tuzasubire no mu yindi topic. Imana ikomeze barebe neza kandi bishimire. Ciao ciao.